murakaza neza kuri channel yacu yanyu amahoro mu muryango. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bibaza ariko bake akaba aribo bakivuga ku mugaragaro. Ese muri iki gihe gushaka biracyari ngombwa? Ese ni itegeko, ni umuco, ni igitutu cy'abantu cyangwa ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye? Niba warigeze wibaza ikibazo nk'iki ngiki, iyi video ni iyawe, ngira ngo uri busobanukirwe birambuye. Ese koko ubundi gushaka ni ngombwa? Impamvu abantu bavuga ko gushaka ari ngombwa zikubiye mu mpamvu eshatu z'ingenzi: umuco n'imyemerere. Mu muco nyarwanda no mu idini, gushaka bifatwa nk'intambwe ikomeye mu buzima bw'umuntu. Ababyeyi benshi bibonamo nk'icyuzuzo cyangwa se babibonamo nk'icyuzuzo iyo umuntu ashatse kugira uwo musangira ubuzima. Gushaka bishobora gutuma ugira uwo musangira ibyishimo n'ibibazo, mukaganira mu buzima bwa buri munsi. Indi ngingo ya gatatu mu bituma koko gushaka ari ngombwa: kubyara no gushinga umuryango. Abantu benshi bashaka bashingiye ku nzozi zo kubyara no kurema umuryango uhamye. Abavuga rero ko atari ngombwa nabo umva impamvu bashingiraho. Impamvu bamwe bavuga ko atari ngombwa: isi yarahindutse. Muri iki gihe abantu bashyira imbere kwiyubaka, kwiga, gukora no kwiteza imbere yo gushaka, cyangwa se bakabanza bagashaka ibindi byose. Ibyo gushaka bakaba babishyize ku ruhande. Aba baravuga bati gushaka ntago bikiri ibintu bitwika cyangwa se bigezweho. Indi ngingo ya kabiri bashingiraho bavuga ko gushaka atari ngombwa: ingo nyinshi zirimo amakimbirane. Bamwe bareba ibibazo biri mu ngo, amakimbirane, gatanya, ihohoterwa, bagahitamo kwitonda cyangwa se baba bati reka tube tubyihoreye ibintu byo gushaka, tube tubigenzemo gakeya, kuko n'ubundi n'izo bashatse nazo zimeze nabi, nta mahoro zirimo, nta mutuzo zirimo, ni vuruguvurugu, ni hasi hejuru. None twebwe twashaka kandi tubona ingero zabo babikoze bikaba byaranze. Ingingo ya gatatu bashingira bavuga ko gushaka bitakiri ngombwa: ubwenge bw'umuntu ku giti cye, cyangwa se ubwigenge bw'umuntu ku giti cye. Hari abumva ko bishimye kurushaho badashatse, bakabaho ubuzima batekanye nta gitutu. None se ukuri ni ukuhe mu by'ukuri? Kuko tumaze kubona abambere abavuga ko gushaka ari ngombwa batweretse impamvu zifatika, n'abavuga ko gushaka atari ngombwa nabo batweretse impamvu zifatika zigiye zitandukanye. Ariko se mu by'ukuri ukuri ni ukuhe? Gushaka si itegeko ku muntu wese, ariko kandi si bibi. Byose biterwa n'ibi bikurikira: waba witeguye mu mutwe? Waba witeguye mu marangamutima? Waba witeguye mu bukungu? Waba uzi impamvu ushaka atari igitutu cy'abantu? Ibi bintu byumve neza muvandimwe, inshuti yanjye. Byose biterwa n'ibi bikurikira: waba witeguye mu mutwe? Waba witeguye mu marangamutima? Waba witeguye mu bukungu? Waba uzi impamvu ushaka atari igitutu cy'abantu? Kubera ko iyo uyu muntu ashatse nk'umugore, dufatiye nko kuri aka kantu ka gatatu, iyo ushatse nk'umugore kubera stress cyangwa se igitutu cy'abantu, ngo generation yanjye yose, ngo abo twanganaga, ngo bose bashatse abagore, ngo bose bashatse abagabo, ngo ni njyewe usigaye, mu by'ukuri ntabwo uzi impamvu ifatika itumye ushaka umugore cyangwa se itumye ushaka umugabo. Biba byiza rero iyo ufashe umwanzuro ukavuga uti ngiye gushaka umugore cyangwa umugabo, ariko ngendeye kuri njyewe ubwanjye n'ibyo nkora n'amarangamutima yanjye, aho kugendera ku by'abandi. Iyo gushaka bishingiye ku bwoba bwo gusigara igitutu cy'ababyeyi cyangwa kugereranywa n'abandi, akenshi ntibitanga amahoro. Ibi ngibi nibyo twavugaga. Ntabwo ari byiza ko wajya mu rushako uvuga ngo
ni igitutu cy'ababyeyi, cyangwa se narasigaye, cyangwa se abandi bangereranya n'abandi ngo njye sindashaka n'ibindi n'ibindi. Ntabwo aba ari byiza rero. Inama rero inama natanga, cyangwa se inama abantu bagiye batandukanye batanga ku bashaka n'abatarashaka: niba ushaka, witeguye ushake umuntu mukundana ufite icyerekezo kimwe. Ngira ngo iki kintu uracyumva. Niba shaka witeguye ushake umuntu mukundana mufite icyerekezo kimwe. Niba utarashaka, ntugatinye, iyubake, kuko ukore ku ntego zawe. Igihe nikigera uzashaka, cyangwa se uzaba urongorwe, nta kibazo kibirimo. Ubuzima si irushanwa. Mu magambo makeya, mu by'ukuri ubuzima ntabwo ari irushanwa. Buri wese afite igihe cye. Ushobora gushaka uyu munsi, cyangwa ugashaka n'ejo, cyangwa n'ejo bundi. Nta mpamvu yo kwihuta, cyangwa se yo kugushyiraho puresha mu gihe ubona ibintu byawe bitarajya, cyangwa se utaramara kwiyumvamo neza. Kuko n'ubundi aho kugira ngo ushinge urugo ejo bundi rube rurasenyutse, byaba bimaze iki? Nta mpamvu. Icyiza ni uko wajya mu bintu uvuga uti ibi bintu mbigiyemo koko. Muri make, gushaka ni icyemezo, si itegeko. Icy'ingenzi ku rushako byose ni amahoro, umutuzo n'ibyishimo byawe. Icyo ni cyo kintu ubundi kiba kigamijwe muri makeya. None se wowe mugenzi wanjye, ibi bintu ubitekerezaho iki? Ese ubona gushaka ari ngombwa muri iki gihe, cyangwa ubona bitakiri ngombwa? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, like, ukore subscribe, unakande ku nzogera, kugira ngo nituzadushyiraho video ujye uzibona, utazacikwa n'izindi video nk'izi ngizi, ndetse n'izindi tugenda dushyira hano. Niba rero wakunze iyi video, nizere ko wakoze like, kandi ubonye harimo igitekerezo cy'ingenzi ushobora gusangiza undi muntu umwe cyangwa babiri, ntacyo bintu bitwaye, maze ubundi tugakomeza tukiyubakira umuryango ugira amahoro, kandi umuryango umeze neza. Siroga yacu ikavuga ngo amahoro, umutekano n'iterambere byose bishingira ku rugo rwiza, cyangwa se bitangirira mu muryango mwiza. Murakoze cyane, tubonane muri video ikurikira.